habwa impundu mwami, habwa impundu mana yera, wakoze imirimo ikomeye umwana w'umuntu atari gushobora. Semugeshi ni umuntu wavukiye mu muryango udakijijwe, mvukana n'abana 5, abakobwa 2 n'abahungu 3, abandi umuhererezi, ariko kugira ngo nkizwe n'ubuhamya burebure cyane. Uwiteka Imana yacu niwe wabaye gukundana, Uwiteka Imana yacu niwe wabaye kumenyana, muraberewe bana b'Imana, muraberewe bana b'Imana, muzagira urugo ruhire, Imana ibahe umugisha. Ndabasuje cyane mwese abakurikiye Semugeshi Jean Damascene YouTube channel. Ni channel yitwa gutyo rero. Navuga rero ngahuri Imana iguha umugisha, nimba ari mu gitondo gira igitondo cyiza, nimba ari nimugoroba gira umugoroba mwiza. Uwiteka abahire abasangiza itetu, we rutagwabiza iminega rwa mugabo nyirigira, umwami w'amaro nkunda kwirahira, ashimwe yo gahara ku ngoma, ni utugenera ibyiza kandi ntekereza no kuba yemeye ko tuganira n'iby'igiciro n'iby'igikundiro. Twakiriye umutumirwa rero, ni umukozi w'Imana, ni umuntu w'Imana. Ntatinze reka mbanze muhe akanya basuhuze mu izina rya Yesu Kristo anabibwire. Karibu umukozi w'Imana, turakwakira muri studio za Semugeshi Jean Damascene. Turabishimiye. Nanjye nitwa Semugeshi Jean Damascene, nkaba ndi umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, nkarimbira n'abageni. None Semugeshi Jean Damascene uri umuhanzi, watubwiye ngo uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ndetse ujya unaririmbira n'abageni. Ese izo ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana uziririmba ukijijwe cyangwa uziririmba gusa kuko uzikunda? Nziririmba nkijijwe. Semugeshi Jean Damascene musengera hagana hehe? Sengera muri ADPR Kabeza. Imana ishimwe cyane rero. Twakiriye umuhanzi, twakiriye umukozi w'Imana Semugeshi Jean Damascene, ariko nanabibutsa ko iyi channel niye bwite, nuko we ngende umunyamakuru we, ariko navuga ngo iyi channel ni ya Semugeshi Jean Damascene. Mukore subscribe, mujye munakurikira ibikorwa bye byinshi bitandukanye bizajya bitambuka kuri iyi channel. Ntekereza ko hari ibintu byinshi uri guteganyiriza abakunzi bawe, ndagira ngo ubibabwire nyine bazi icyo bagiye kuzajya babona kuri iyi channel. Ndikubateganyiriza ibintu byiza cyane. Hari izindi ndirimbo ntagasohora, ni kubushoboza ari bukeya, eko Imana nishoboza abantu, nizeye ko bizakunda kubera Imana. Kimwe suhuza n'abakunzi banjye bagenda bankurikirana ku munsi kuri channel yanjye ya Semugeshi Jean Damascene. Ndabishimiye. Ni byiza kuza mukurikirana abantu b'abahanzi, kandi bari kwamamaza ubutumwa bwiza, twamamaza ijambo ry'Imana kugira ngo ribashe kugera hose. Murakoze. None Semugeshi Jean Damascene, ese kuri channel tuzajya dugukurikiraho wenyine cyangwa hari igihe uzajya tuzanira n'abatumirwa runaka, wenda tukabona nk'umuhanzi runaka wamuzanye mukoranye ikiganiro aradutaramiye, cyangwa se nawe uradutaramiye, birashoboka cyangwa uzajya tugukurikira wenyine gusa? Birashoboka ko nzaza ndazana n'abandi, twaza turafatanya umurimo w'Imana, abatumirwa nzaba natumiye kugira ngo umurimo w'Imana ubashe kugera hose, kubera ko nta muntu yishoboza ari umwe, Imana nidushoboza. Ni byiza nza ndabataramira kubw'Imana uburyo izaziranshoboza. Murakoze. None Semugeshi Jean Damascene, ese wiyumvisemo kuririmba ryari, cyangwa se iyi nzira y'agakiza yo wayigezemo gute? Ndagira ngo wibwire abantu mu buryo burambuye, abantu babanje kumenya bati Semugeshi ni muntu ki, kuko nk'urugero nshobora kuvuka nkasanga papa ni pasiteri, mama ni diakoni, bigatuma nanjye nakira agakiza, cyangwa se ngangiyaga hano barimo gusenga umuntu akambwiriza nkakizwa. Ariko ndagira ngo noneho dusangize ubuhamya bwawe bw'ukuntu wavutse, wakuze, n'ukuntu wisanze uri umuririmbyi unaririmbira Imana. Ariko mbere yuko tubikora nk'uko ibintu by'Imana bikwiye gutangirwa n'isengesho, ndagira ngo usenge Imana, uhite unaturirimbira akaririmbo kamwe, noneho uhite unatwibwira mu izina rya Yesu, kuko iyi ni channel yanyu, ni channel abantu bazajya bakurikiraho. Ndagira ngo munasogongeze n'abantu bamenye bati umuntu twakiriye, umuntu turi kumwe, umuntu tugiye kuzatubana umunsi ku wundi, ese impano ze ubundi zimeze gute? Karibu rero umukozi w'Imana, mukora ibyo ngibyo tubabwiye. Reka tumanze dusenge kubera ko Imana nidushoboza. Uwiteka Mana yacu, Uwiteka Mana ifite ubushobozi,
gitare gikomeye twongeye gushimira Imana ikomeye, uri Imana y'inyembaraga, wabanye natwe ibihe byose uraturinda, Mana utundisha imbaraga zawe zikomeye, mu izina rya Yesu. Mana tukweretse ikiganiro Mana tugiye kujyamo, Mana kibe cyowe n'umwuka wera, mu izina rya Yesu dushoboze, Mana gihembura imitima y'abana bawe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Semugeshi ni umuntu wavukiye mu muryango udakijijwe, mvukana n'abana 5, abakobwa 2 n'abahungu 3, abandi umuhererezi, ariko kugira ngo nkizwe ni ubuhamya burebure cyane. Mfite ubuhamya burebure, usibye ko umunyamakuru ntunguye, ariko hari igihe nzabutegura nkawusangiza inshuti zanjye. Uyu mugabo rero umukozi w'Imana Semugeshi Jean Damascene, ni ukuvuga ngo afite ibintu byinshi, afite ubuhamya burebure, afite ukuntu yakiriye agakiza, afite ibyaha byinshi kera yakoraga ariko akaza kubivamo, afite ukuntu yaje guhura n'Imana, afite ukuntu yaje kwisanga ari umuririmbyi. Mbese reka mbabwire, noneho urebye ukuntu yarambagije, uko yaje kubaka urugo, uko afite abana, n'ubuhamya burebure ntabwo twababwira uyu munsi. Ahubwo reka mbabwire ngo bakore subscribe, ubundi bazakurikira ubuhamya mu buryo burambuye, ariko ntabwo twakurekura utabanje kuturirimbiraho. Ndagira ngo uhitemo nk'uturirimbo 2 mu ndirimbo zawe ukunda, ututuririmbire, ubundi duhita tugana ku musozo tubwira abantu tuti naho ubutaha. Murakoze, reka mbaririmbire indirimbo bita turagushima Mana. Turagushima Mana, Imana yacu yo mwijuru, yatanze umwana wayo Yesu Kristo, adukura mu mbata ya Satani, aduhuza n'Imana Data, aduha amahoro n'umunezero. Habwa impundu Mwami, habwa impundu Mana yera, wakoze imirimo ikomeye, umwana w'umuntu atari gushobora. Habwa impundu Mwami, habwa impundu Mana yera, wakoze imirimo ikomeye, umwana w'umuntu atari gushobora. Uwiteka Imana yacu, niwe wabaye gukundana. Uwiteka Imana yacu, niwe wabaye kumenyana. Muraberewe bana b'Imana, muraberewe bana b'Imana, muzagira urugo ruhire, Imana ibahe umugisha. Uwiteka Imana yacu, niwe wabaye gukundana. Uwiteka Imana yacu, niwe wabaye kumenyana. Muraberewe bana b'Imana, muraberewe bana b'Imana, muzagira urugo ruhire, Imana ibahe umugisha. Imana irema Adamu, yamuremeye umufasha, Imana ibaha umugisha. Mu rugo rwanyu musarangwa n'urukundo, kuko Imana yazabakundanye, Imana ibahe umugisha. Imana irema Adamu, yamuremeye umufasha, Imana ibaha umugisha. Mu rugo rwanyu musarangwa n'urukundo, kuko Imana yazabakundanye, Imana ibahe umugisha. Muraberewe bana b'Imana, muraberewe bana b'Imana, muzagira urugo ruhire, Imana ibahe umugisha. Muraberewe bana b'Imana, muraberewe bana b'Imana, muzagira urugo ruhire, Imana ibahe umugisha.